Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ni mwene so NZEYIMANA Bahati Shaban. Turagarutse nanone mu mwanya wa cya kiganiro aho tugamije kwiga ijambo ry'Imana no kuriganira muri rusange kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze gusa n'ubuzima bwacu, duharanire kumenya icyo Imana ivugana natwe muri bihe turimo by'iminsi y'imperuka. Ubushize twari turi kuganira ku ijambo ry'Imana, twaganiriye ku gice cyawo cya 7 mu gitabo cyo kuva, aho twabonye ibitangaza bikomeye Imana yari maze gukorera muri Egiputa. Musa yakoreye muri Egiputa, yaramaze gukora ibitangaza bibiri, kimwe ni ikijyanye nuko yafashe inkoni igahinduka inzoka, ikindi nuko amazi yahindutse amaraso. Ariko nubwo ibyo bitangaza byakorekeye imbere ya Farawo n'abanyegiputa, ntabwo byabashije gutuma barekura ubwoko bwa Isirayeli, ubwoko bw'Imana, kugira ngo buve mu gihugu nk'uko byari biri. Uko Imana wibuke ko yari yarabwiye Mose ajya gutangira amubwira ngo nzanangira umutima wa Farawo. Imana yari yamubwiye ko azanangira umutima we kugira ngo Imana iziheshe icyubahiro mu bundi buryo mbere y'uko bagenda ibitura ibyo bakoreye ubwoko bw'Abisirayeli. Uyu munsi rero tukomeje tureba nubwo ibyo bitangazo byose byagiye bikorwa, tugiye kureba kandi bikagaragara ko Imana igaragaje gukomera kwabyo, ariko ntago byagaragaje ko Farawo yabashije kumvira ngo abashe guhinduka. Uyu munsi tugiye gukomeza tureba ijambo ry'Imana muri aka kanya kugira ngo tumenye ese burya ni iki dukwiriye gukora. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo mu gice cy'umunani n'ubundi ni muri icyo gitabo cyo kuva. Hanyuma dusome umurongo waho wa 2, haranditswe ngo Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimigiza igihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni, arababwira ati nimusabire Uwiteka ankize ibi bikeri abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe ugende utambire Uwiteka ibitambo. Mu bitangaza byari bimaze kuba bibiri, icya gatatu cyakoze, urabizi ko habaye ibyago. Ibi ni icyago, twabyita ko ari icyago. Icyago cya gatatu cyari kimaze kuba, cyabaye cy'ibikeri, aho bitewe nuko Imana yabwiraga Farawo akinangira akagakumva. Ntabwo Imana inshuti z'umusaraba, hari igihe abantu tugeraho bakavuga ngo Imana yaranangiye Farawo umutima, ariko mu migirire y'Imana ntabwo inangira abantu, ntabwo ijya yoshya umuntu gukora nabi. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwira ngo yashyize inzira ebyiri imbere yacu kugira ngo duhitemo igikwiriye, inzira ye nziza ndetse n'imbi. Umuntu ahitamo, ariko buri cyose kigira ingaruka. Bibiliya niko itubwira. Hanyuma rero muri aka kanya ibibazo bibaye byinshi, Farawo abonye icyago cya gatatu kibaye, igihugu cyose kizamutse n'ibikeri, kuko Uwiteka yaramaze kubwira Mose ati bwira Aroni arambure ya nkoni hejuru y'inzuzi zose za Egiputa, hanyuma ibikeri bizamuke ngo birebatera, uhereye ku mugaragu, uhereye ku woroheje, ukagera ku mwami n'abo mu rugo bose. Ibikeri birabatera, biba ikibazo gikomeye cyane. Ngo n'abapfumu iki gihe cyago n'icya gatatu nabo byo babashije gukora, kugerageza abapfumu ba Farawo barabikoze, nabyo kirakunda. Ariko nyuma y'ibindi byago, nk'icyago cya gatatu, ikindi cya gatatu, ikindi cyago cya kabiri, cya gatatu cyitwa inda, icyo cyo baragerageje biranga. Ariko nagira ngo mvuge iki kintu, nubwo abakonikoni bagerageje kwigana, abakoni bo muri Egiputa ntibabonye ubushobozi bwo kurengera abaturage ngo basubizeho ibyago Imana yateje abanyegiputa. Nubwo bagerageje, icyo bashoboye ni ukwigana ibyo Mose yakoze gusa. Rero inshuti y'umusaraba, nagira nkubwire iki kintu, wari uzi ko Satani n'abadayimoni nta bushobozi bafite bwo guhinyuza icyo Imana yagambiriye? Nagira nkubwire, uyu munsi ushobora kuba hari ikintu wavuganye n'Imana, ariko ukabona uri guca mu bintu mu buzima, ukabona rwose bushobora kuba icyo Imana akubwiye umugambi warayobye, cyangwa ukabona bimeze ukundi. Ariko reka nkubwire yuko Satani n'abadayimoni nta bushobozi bafite bwo guhinyuza icyo Imana yagambiriye kuri wowe. Oya, ahubwo icyo bashobora gukora wenda ni ikindi, ni umugambi wabo nuwo kojijisha abantu ngo barangarire mu buyobe, maze bazahitane twe kuzaragwa kugera ku Imana yaduteganyirije. Nagira nkubwire rero inshuti y'umusaraba, nubwo ubona bimeze gutyo, ariko
ikintu ukwiye kumenya ngo ni uko Satani n'abadayimoni nta bushobozi bafite bwo guhinyuza icyo Imana yagambiriye. Bibiliya yarambwiye ngo regenzi ibyo nibwira kubagirira ngo si bibi ahubwo ni byiza, ngo kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ishimwe. Ariko Satani we muri Bibiliya muri Yohana, ubutumwa bwanditswe na Yohana igice cya 10:10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kintu ngo uretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngo jyeweho nazanywe no kugira ngo ntange ngo intama zibone ubugingo ngo ndetse bwinshi. Rero niyo mpamvu udakwiye kwita ku mayoberane ya Satani, udakwiye kwita kushobora kureba ibitangaza kuko hari ikintu ukwiye kumenya inshuti, ukwiye kugenzura kandi ukirinda imyuka n'ibitangaza byitirirwa Yesu, kuko muri iyi si bireze. Yesu aravuze ngo azaza benshi bitiriye izina ryanjye, bazakora ibimenyetso, bazakiza abarwayi, bazakora ibintu bitandukanye bagamije kuyobya, ngo niba bishoboka bibye n'intore z'Imana. Rero ukwiye kwirinda ibyo byose kuko biba bigambiriye kugira ngo uyobe uve mu buntu bw'Imana. Ariko icyo ukwiye kumenya muri aka kanya ni uko udakwiriye kurangazwa n'ibihendo bya Satani ndetse n'ibyo akora kugira ngo ubone ari ibitangaza, kuko iherezo rye ni inyanja yaka umuriro n'amazuku, kandi ntabwo ukwiriye kujyayo, kuko iyo usomye mu byahishuwe hatwereka mu 19:20 hatwereka uburyo bizaba bimeze kukurimbuka. Rero najya nkubwire muri iyi minsi turi mu bihe bikomeye, Covid iteye ikibazo, ubuzima buragoye, ikiguzi cy'ubuzima kiragoye, ibintu byeweranya ni byinshi, abitirira Imana, abavuga ko ari abakozi b'Imana ni benshi. Nasomye ijambo ry'Imana ndona uburyo ngo Pawulo yakoraga ibitangaza akiza abarwayi, haza abandi basore batatu ngo bakajya baza bakagira utya ngo bareba ibyo Pawulo akora, nabo batangira kugenda bihangisha izo mbaraga, ngo bakagenda ku badayimoni kuvuga ngo turakwirukana mu izina rya wa wundi Pawulo avuze. Gutyo bigenda gutyo, ariko bariko baza guhura n'umudayimoni ngo kaze ugize ute, ngo arangije bivuze gutya ngo umudayimoni arabaza ngo Pawulo turamuzi, ni wavuga turamuzi, arabaza ngo ariko mwebwe muturuka, mwebwe muri bande? Abadayimoni bava muri wa muntu bajya muri bo. Najya nkubwire rero muri aka kanya ntabwo ukwiye kugira ibintu na bimwe bishobora kugira gute kukunangira umutima. Ikindi kintu ushobora kwigira kuri Farawo nuko Farawo urabona ko yagiye yerutse. Farawo ngo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimunsabire Uwiteka ankize ibi bikeri abikure mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe ugende butambire Uwiteka ibitambo. Urabona ko Farawo avuze ati nimbigenda gutya bigenda gutya. Hari igihe Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo ntuwihigure biruta no kutawuhiga. Dufite abakristo benshi bahiga ibintu bitandukanye bageze mu bibazo bikomeye, bageze mu ntambara nyinshi, ariko ibibazo byarangira bakibagirwa icyo bahize. Ikindi wakigira kuri Farawo n'aka kanya nuko udakwiye kwininira ngo ureke kumvira Uwiteka, ahubwo wumva ibyo akubwira. Kwizera kuzanwa no kumvira gutera kumvira. Nimba uri umwana w'Imana ukwiye kumva ibyo Imana ikuyobora naho igucisha. Rero inshuti z'umusaraba ndajya nkubwira muri aka kanya ni ibihe turimo, biragoye ndetse bituma abantu benshi bahiga ni byinshi, ariko iyo biragerageje birangiye byamara gushira bakibagirwa iby'Imana bavuganye nayo. Rero najya nkubwire rero muri aka kanya ukwiye kumenya iki Imana ivuganye nawe, ndetse ibimenyetso byakorwa n'ibitangaza ukizera, ariko naho bitakorwa, kuko ibimenyetso ubundi bigenewe ni iki? Ibitangaza bigenewe bande? Bigenewe abantu batizera. Ariko niba wizera ukwiye kwizera imirimo n'ibitangaza by'Imana, ukizera ko Kristo ariho kandi yagukijije. Njya ngo rero muri aka kanya iri jambo ry'Imana uritekerezeho, uryiteho, kugira ngo umenye iki Imana ivugana nawe, utaba nka Farawo cyangwa ukurikira imyuka iyo byibaye myinshi n'ibitangaza byinshi bitumva uteshuka mu nzira Imana yaguhaye. Turabakunda, twifuza umugisha w'Imana, ijambo ry'Imana murikurikire kandi ribayobore, bisagize n'abandi bamenye uko bakwiye kwitwara. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusenge. Data mu izina ry'Yesu turagushimiye ubuntu bwawe n'umugisha utanga. Tumaze kumenya ikintu gikomeye ko Satani n'abadayimoni nta bushobozi bafite bwo guhindura icyo watugambiriyeho, kandi ugeze ubwira Mose n'Abisirayeli ngo bakomeze bagende. Niyo mpamvu Mwami segera buri wese warucitse intege, ubona yari yihebeshejwe nuko hari ibyanze gusohora, uyu munsi amenye ku mugambi wawe mwiza. Ndasenze rero kugira ngo ukomeze kwita ku itorero rya muri ibi bihe turimo bigoye, maze ubundi